Yesu nashimwe cyane ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru bagire neza kandi bahumugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo mbasabe izi nyigisho tugiye kwiga, tugiye gutangira nazo, tugiye gukoresha muri aya masengesho y'iminsi 21 tugiye gutangira, bavuga ngo gusenya ibicaniro bya Satani ku buzima bwacu. Tugiye kuganira muri iyi minsi 21 tuzaba turimo tuganira kuri ikintu cyitwa igicaniro niki. Ese igicaniro kivuze iki ku buzima bwacu? Igicaniro kigira izihe mbaraga? Ntago mvuga igicaniro cyo mu rugo rw'inka, ndavuga igicaniro dusanga hano muri Bibiliya. Yesu nashimwe cyane. Rero muri iyi minsi 21 y'amasengesho ndagira ngo muzaze mudufatanye, dusenge, twirize ubusa, twige kugira ngo tubashe gusenya imbaraga ziri kuri iki gicaniro kiri ku buzima bwacu. Tuzagenda tubigiga, tuzasobanukirwa cyane kurushaho, tumenye neza igicaniro niki. Ese Bibiliya iyo ivuga igicaniro ibivuga iki? Ese igicaniro kivuze iki ku buzima bwacu? Yesu nashimwe cyane. Muri iyi minsi nagira ngo muzaze dufatanye, dusenge Imana, tuzabohoka. Ndabizi neza ko tuzajya kumara iminsi 21 hari ibicaniro bimaze gusenywa ku buzima bwacu, hanyuma ubuzima bwacu bugende neza. Abazabishobora tuzabane muri aya masengesho, tuzasaba Esther dukorere urubuga rwa WhatsApp abafite smartphones kugira ngo tujye dusharinga information uko dusenga, uko amabwirizo ko tuzagenda dusenga nk'uko Imana azagenda tuyobora. Abo ngabo tuzabana muri ayo masengesho, ndagira ngo muzaze dufatanye, tuzabaha inomero, muzahamagara ukavuga uti nanjye ndashaka kugiye gufatanya namwe muri iyi minsi 21 y'amasengesho, noneho dushyire urwo rubuga ruzaduhuza, tuzaboneraho amakuru ko tuzagenda dusenga, ko tuzagenda tubana, ko tuzagenda tuganira. Ndabizi neza ko iminsi 21 izajya kurangira ubuzima bwacu bumaze guhinduka, hari ibicaniro bimaze gusenywa kandi bimaze gukurwaho. Yesu nashimwe cyane. Iyo numero rero abadukurikiye, haba bari kuri radio, bari kuri YouTube, bari kuri Facebook, abo dukurikiye ari hose, wayandika ni 078 79 28 277. Tuyisubiremo 078 79 28 277. Uyihamagare noneho uvuge ko ushaka nawe gufatanya natwe muri aya masengesho, bazagushyira ku rubuga kugira ngo dukomezanye dufatanye. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome Abacamanza igice cya 6. Ko iki gice ni kirekire, gifite imirongo 32, ntabwo tubisome yose, ndagenda nsimbuka, ariko kuko wowe ufite umwanya uze gusoma kino gice cyose ukirangize. Reka duhere rero ku gice cyaho cya mbere, ubwo ni igice cya 6, duhere ku murongo wa mbere. Biravuga ngo Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka bahana mu maboko y'Abamediyani imyaka 7. Nuko Abamediyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu buvumo no mu bihome. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamediyani bakazamukana n'Abameleki n'Abirasirazuba bakabatera, bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza. Ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo, basa n'amarumbo y'izigi. Ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisirayeli bariheba cyane kubwo Abamediyani, bahera ko batakambira Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Reka dukomeze wenda turebe umurongo wa 23. Reba ngo nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Gideoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho
aho ngaho akita Jehova Shalom. Kiracyahari ku musozi Ofura w'Abiziyeli na bugingo n'ubu. 25. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hagati yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondeye. Kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyo koswa ucyoshesheje inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana n'abagabo 10 bo mu bagaragu be abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimira kuri Imana yacu, uri Imana yera kandi ikiranuka, uri Imana y'ububasha n'ubushobozi bwose, uri Imana yumva, uri Imana ireba, uri Imana ikora, uri Imana izi byose. Umwami Imana niwe nyiri ijambo ryawe dusomye, ibi ni byanditswe byera byahumetswe nawe. Reka nyiri ibihe byose nk'uko wabwiye umugaragu wa Yeremiya yuko uherekeza ijambo ryawe, urinde ijambo ryawe Mwami Imana kugeza risohoje icyo waribwiye. Ndakwinginze Mwami Imana kugira ngo muri aka kanya ubane natwe, uduhe umwuka wawe wera dufashe kumva no gusobanukirwa, adushoboreshe Mwami. Twebwe nk'abana b'abantu dukoresheje amatwi yacu asanzwe ntitwakumva, ariko nitukoresha amatwi y'umwuka turabasha gusobanukirwa ndetse twumve kurushaho. Reka rero umwuka aganze atwigishe, adusobanurire byinshi kurushaho, maze natwe Mwami Imana nitugutakira utwumve, ko warabivuze ngo nitugutabaza dutabara, ururukire guhindura amateka y'ubuzima bwacu. Urakoze nyiribihe, icyubahiro n'amashimwe n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana. Nkuko narimaze kubibabwira, tugiye kureba ikintu cyitwa igicaniro niki. Muri Bibiliya tubona ibicaniro, tubibona inshuro nyinshi. Umuntu wa mbere ngira ngo wubatse igicaniro habanje abana ba Adamu, Kain na Abel. Abel yubaka igicaniro, aratambatambira Imana, Imana yishimira igitambo cye. Na Kain nawe aratamba, Imana ntiyishimira igitambo cye. Rero gutambira Imana ibitambo byahozeho kuva kera. Umwuzure umaze kurangira, Nowa n'umuryango we bubatse igicaniro batambira Imana ibitambo. Aburahamu sogokuruza wo kwizera, Imana ikimara kumuhamagara yatambiye Imana ibitambo byinshi, yubatse ibicaniro byinshi. Rero ibicaniro barabyubaka. Hari ibicaniro dusanga mu isezerano rya kera, hakaba n'ibicaniro mu isezerano rishya. Igicaniro mu isezerano rya kera ni cya kindi bubakaga n'ubundi, bashobora kucyubaka bakoresha amabuye, bacyubakaga bakoresheje ibiti, bamara kucyubaka bakaza bagashyiraho igitambo, bagatamba, noneho bakavugana n'Imana. Nanone tubona igitambo nk'urusengero, igihe Salomo yujuje urusengero, nanone batambiye ibitambo ku gicaniro, nanone nuvuga ngo mu urusengero rwaho nanone ni igicaniro cy'Uwiteka Imana. Nanone tukabona igicaniro mu isezerano rishya still, aho noneho birivuga ngo aho 2 cyangwa 3 bahuriye mu izina ryanjye ndaza nkabana nabo. Nanone aho ngaho abandi 2 bahuriye mu izina ry'Uwiteka Imana, aho nanone haba hari igicaniro cy'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero ibicaniro bibaho, hari igicaniro cy'Imana, hakaba n'igicaniro cya Satani. Aribyo tugiye kureba. Imana yabwiye Abisirayeli mu gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 7:5, irabwira ngo nimugera mu gihugu mbahaye, igihugu cy'Ikanani gituyemo n'abanyamahanga, ngo nimugereyo muzasenye ibicaniro byaho. Yesu nashimwe cyane. Rero Imana igira igicaniro na Satani akagira igicaniro. Muribuka nanone igihe cya Eliya, igihe yasenyaga igihe cya Ahab na Jezebel, bari barashenye igicaniro cy'Imana, bubaka ibicaniro bya Baal na Ashera, akaba ari bazajya basenga. Imana y'Isirayeli barayirukana basenya ibicaniro byayo. Aricyo gihe Eliya yaje kongera gasana igicaniro cy'Imana, yamara kugisana kongera gatambira Imana, Imana y'Isirayeli kongera kigaragaza. Rero igicaniro kiriho imbaraga nyinshi cyane zikomeye. Ikintu cyitwa igicaniro gifite ubusobanuro bwinshi cyane kandi gifite imbaraga zikomeye, twebwe cyane cyane nk'abana b'abantu bitugora kumenya. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo hari ibintu bigera nko kuri 7 tuzaganiraho muri aya masengesho, tuzavuga bigize igicaniro. Ku gicaniro ni ahantu ibifite umubiri, isi y'ibifite umubiri n'isi bidafite umubiri bihurira bikaganira.
Yesu nashimwe cyane. Nawe ngo ku gicaniro ni ahantu abatambyi b'Imana b'Uwiteka Imana, twebwe abantu bambaye uyu mubiri ufite inyama n'amaraso, iyo tuhagiye tuganira n'Imana Data wa twese, kandi iyo idafite umubiri n'amaraso nuvuga ngo ntigaragara n'aya maso yacu, ariko iyo tugeze ku gicaniro tuganira nayo. Yesu nashimwe cyane. Nanone bariya bakorera Satani, iyo bagiye ku gicaniro cya Satani, bo abantu bafite umubiri n'inyama n'amaraso nanone baganira na Satani, kandi Satani ni umwuka mubi, nawe nta mubiri afite. Nuvuga ngo isi twigeze kubivugaho bushize, hari isi ibigaragara bifite umubiri, hakaba n'isi y'ibitagaragara. Imana ahituye mu ijuru ryayo ryera ntabwo tuharebesha aya maso. N'Imana ni umwuka, niko birivuga ngo n'abayisenga bayisengera umwuka, ko Imana nayo ni umwuka. Nuvuga ngo ntabwo igaragara n'aya maso, ntabwo ifite inyama n'amaraso nk'izo giye bifite cyangwa ufite. Imana ni umwuka. Rero nanone Satani nawe n'abamarayika be cyangwa se n'Imana n'abamarayika bayo ni umwuka, ntabwo bagaragara. Rero ku gicaniro ni ahantu ibifite umubiri n'ibidafite umubiri bihurira bikaganira. Yesu nashimwe cyane. Icyo ni ubusobanuro bwa mbere bw'igicaniro, uvuga ngo aho wahuriye iyo giye ufite uyu mubiri, nije ku gicaniro cy'Imana nganira n'Imana, kandi Imana itagaragara n'aya maso yanjye atayireba. Yesu nashimwe cyane. Nanone umuntu nawe ukorera Satani, iyo agiye ku gicaniro cya Satani yamwubakiye, iyo ahageze baraganira. Rero ku gicaniro ni ahantu ibifite umubiri bihurira n'ibidafite umubiri kandi bikaganira. Yesu nashimwe cyane. Ku gicaniro nanone ikintu cya kabiri haba ikintu cyitwa ijwi ryumvikana, riri audio ryumvikana, ijwi ry'Imana uraryumva, n'abakorera Satani ijwi rye bararyumva. Igihe Nowa yamaze kubaka igicaniro ngo ashyiraho inyamaswa zose zitazira, aratamba, amaze gutamba, ngo ijwi ry'Imana, Imana iravuga, irongera kandi rirahira, iravuga, Nowa arayumva. Igihe Abrahamu yagiye ku musozi Moriya agiye gutamba Isaka, amaze abashyize Isaka ku gicaniro, ijwi ry'Imana riravuga. Nuvuga ngo ku gicaniro hari ijwi rihavugira. Yesu nashimwe cyane. Nanone ku gicaniro ni ahantu haba isezerano, ni ahantu hakorerwa isezerano. Uyu munsi turaza kuvuga kuri iryo sezerano, muri ibyo ndimo kuvuga byose tugenda tubiganiraho muri aya masengesho. Nuvuga ngo ku gicaniro ni ahantu hakorerwa isezerano. Jewe waje gutamba, n'uwo naje gutambira, tukagirana isezerano. Havuga ngo ngewe nunkorera ibi n'ibi, tukemeranye tuzakora ibi, bizagenda gutya na gutya na gutya, tugakorana isezerano, hanyuma kandi tukarihamya. Yesu nashimwe cyane. Biravuga mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya igice cyaho cya 9:10 ngo kubw'isezerano rihamwa n'amaraso nzakubohorera imbohe nzikure mu rwobo rutagira amazi. Nuvuga ngo kubw'isezerano rihamwa n'amaraso, navuga ngo kugicanira aho ngaho mu rurimi rw'igiheburayo, igicaniro bavuga ko ni ahantu ho kubagira, haba igitambo. Iyo umaze kubaka igicaniro urabaga ugatamba. Rero hari amaraso ameneka muri rya sezerano mugiye gukorana. Yesu nashimwe cyane. Yewe abajya bajya mu bapfumu murabizi cyane kundusha, iyo ugiye mu bapfumu bakagutuma inkoko y'ibara rimwe cyangwa se ihene cyangwa se icyo gusabye cyo kujya gutamba, ibyo muvugana n'ibihango mukora ayikorera kuri ya maraso amaze gutamba cya gitambo. Noneho nuvuga ngo ku gicaniro habaho igitambo. Kuri cya gitambo rero akaba ariho barahirira na yandahiro, ariho bakora rya sezerano. Iyo havuye ku isezerano rero haza icyitwa umuhigo, guhiga umuhigo. Ku gicaniro bahahigira umuhigo, aho umuntu avuga ngo yewe nunkorera iki n'iki nanjye nzagukorera iki n'iki. Yesu nashimwe cyane. Ku gicaniro muribuka igihe umugore witwa Penina yari mu rusengero, nanone ngo ni ku gicaniro, nanone mu rusengero ari kumwe n'umutambyi Eli, bamaze gutamba, bamaze gutura ituro ry'ishimwe ko ari amahoro, ngo muri icyo gihe harimo asenga ahiga umuhigo, aravuga ngo Mwami Imana numpa umwana w'umuhungu nzamuguha abo wawe iteka ryose azagukorera. Nuvuga ngo kuri icyo ku gitambo cye yahize umuhigo. Yesu nashimwe cyane. Rero ku gicaniro haba ijambo ryitwa umuhigo, guhiga umuhigo. Umuntu akavuga ati yewe ndahiga yuko ibi n'ibi n'ubinkorera nanjye nzakora ibi n'ibi. Ayo ni amagambo ni terms cyangwa se ni amaterime aba ahantu hitwa ku gicaniro. Yesu nashimwe cyane. Nanone ku gicaniro haba guhigura umuhigo, haba gushima. Umuntu akaza aje gushima, akaza akavuga ati wa byandi wankoreye byarabaye, akaza noneho aje gushimira Imana.
ku gicaniro nanone haba irembo. Yesu nashimwe cyane. Ayo magambo ndimo nkoresha tuzagenda tuyiga tuzagenda tuyadetaya muri izi nyigisho, muri amasengesho nzagenda nyasobanura yose. Ku gicaniro haba ikintu cyitwa irembo. Iyo uri ku gicaniro ubona umuryango, ubona irembo. Yesu nashimwe cyane. Muribuka nanone igihe Yakobo yarimo avi wabo kwa Isaka, ahunze agiye kwa nyirarume Labani, ageze ahantu ngo araharara, afata ibuye ryari rihari araryisegura, amaze kuryisegura ngo aryamye nijoro agiye kubona ngo abona urwego ruvuye hasi imbere ye rukazamuka rukagera ku ijuru. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo ku gicaniro nanone na ahantu uhuzwa, na iyo hageze urahuzwa, hari ahantu uhuzwa naho. Yesu nashimwe cyane. Ushobora guhuzwa n'ijuru, ushobora guhuzwa na yasi yo kwa Satani bijyanye n'ubutambira n'ubukorero wariwe. Rero ku gicaniro haba guhuzwa. Iyo hari uba uri connected n'ahandi hantu. Amaze ahangaha yaryamye kuri iryo buye, tuzaganira kuri icyo gicaniro cyari gihari nawe. Ni igicaniro sekuru Abraham yari yarahubatse. Mu bicaniro bine Abraham yubatse icyo gihe kimara kuva iwabo. Mu bicaniro bine yubatse, icyo nacyo cyari kimwe yari cyubatse. Rero nuvuga ngo umwuzukuru we yarageze ahantu sekuru yatambiye igitambo, yubatse igicaniro, yisegura ibuye ryaho. Aryiseguye ahuzwa n'ijuru, abona abamarayika b'Imana ngo ku rwego baruzamuka barumanukaho, ngo agiye kubona abona Uwiteka Imana ahagaze hejuru. Yesu nashimwe cyane. Rero ku gicaniro nanone na ahantu haba, iyo hageze uba uri connected n'ahandi hantu, uconnectwa n'ahandi hantu, iyindi si, igicaniro kiguhuza n'iyindi si. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye kureba ku gicaniro, kuri ubwo busobanuro mbahaye, tugiye kureba igicaniro. Dusomye inkuru z'Abisirayeli mu gihe cy'abacamanza, igihe cya Gideyoni, igihe bamaze imyaka 7 batsindwa, bamaze imyaka 7 bananirwa, bamaze imyaka 7 bahinga ntibeze, bamaze imyaka 7 batangira imishinga yo korora ntibahire, bamaze imyaka 7 yo gutangira ariko badasoza icyo batangiye. Bire yavuze ngo batangiraga, ngo bamaraga kubiba, ngo imyaka yabo, ngo hanyuma ngo ingabo z'Abamidiyani zikazaza zigasiribanga, ntago basaruraga. Ahangaha mu nkurikire neza, nuvuga ngo ntago barekaga ngo imyaka yere bazaze bayisarure bayitware, ngo ahubwo barabarekaga imyaka yamara kuzamuka itangiye kumera, ngo bakaza bakayisiribanga bakayirandaguza. Bamara kuyisiribanga bakagenda bakajya mu ngo, aho basanze ihene, aho basanze intama, aho basanze inka, byose bakabirongora bakabitwara. Ubwo bikabirarangiye, ubwo season ikabirarangiye. Bakazongera season ya kabiri yakurikiraho, Abisirayeli bakongera bagatunganya imirima, bagashaka imbuto, bakongera bakabiba. Imyaka yatangira kumera nanone bazanga. Dufatiye urugero nko kuri season zacu zo mu Rwanda, ubwo muri kwezi kwa 9 abantu barimo barabiba imbuto. Noneho mu kwezi kwa 10, mu kwezi kwa 11 imyaka izaba itangiye kuzamuka. Muri icyo gihe hakaza abantu bakaza bakayirandaguza igihugu cyose bakacyararika, bakongera bakagenda. Nuvuga ngo tukazongera gutegereza nanone yuko bizagera season y'ubutangira mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 2 ahari, niba mbyibuka neza. Noneho bamara kubiba, cyagiye imyaka itangiye kongera kuzamuka, bakazaza nanone bakongera bakayirandaguza. Nuvuga ngo kumara imyaka 7 nta musaruro mu gihugu, kumara imyaka 7 nta matungo mu gihugu, kumara imyaka 7 ubukungu kandi bwawo bwari bwubakiye kuragurika yica kuruta ibindi byose. Yesu nashimwe cyane. Noneho muri icyo gihe Abamidiyani bakaza bakabisiribanga, bagashwanyaguza imirima, bakafata imyaka bakayisenya. Ntago barikanga ibanze yere, nibura basarure bagende, bamara kubyangiza bakongera bakigendera. Nanone Abisirayeli bakongera bagatangira, haca hige nanone bakazongera bakagaruka bakayisiribanga. Abisirayeli nanone bakazongera bakaza bagatangira. Bantu b'Imana, ndagira amabwire ngo umwuka wo ku gicaniro, imbaraga zo ku gicaniro ni imbaraga zikomeye ziza guhindura icyerekezo cy'ubuzima bw'umuntu. Noneho imyaka ya umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, umwaka wa gatanu, umwaka wa gatandatu, ugeze umwaka wa 7 baravuga ati ibi n'ibiki koko bizahereraye. Noneho muri icyo gihe hasa nkaho hari dukengira ngo twari twarabacise twareze. Uwitwa Gideyoni yirukanka ajya kudusarura duhunika ahantu kure, kugira ngo aduhishe Abamidiyani batazaza bakabisibanga n'ubundi zigakomeza kabica. Muri cya gihe yarimo atunganya duke twabashije kubacika, ngora aho ngaho agiye kubona marayika w'Uwiteka Imana araje. Arambwira ati Gideyoni wa munyembaraga we, ugira ishyaka n'ubutwari,
akimubwira gutyo undi aravuga ati uvuga gute yuko ndi umunyembaraga nge nta mbaraga ngira. Atangiye kumubwira Imana ya Isirayeli. Gideon aramubwira ati ntabwo bishoboka, iyo Mana ntikidukunda, Imana turayizi, yadukuye mu gihugu, yadukuye muri Egiputa, yacishe basogokuru wacu mu nyanja itukura, yabatungishije Mana mu butayu, ariko twebwe yaradutaye, twebwe yaratwanze, niyo mpamvu ibi byose bituriho. Undi igisubizo yamuhaye kirasekeje cyane, uvuga ngo ntabwo yamubwiye ko gutsindwa n'Abamidiyani, guhinga imyaka yabo ntiyere, korora amatungo yabo ntabeho, ntabwo byaterwaga n'ikindi. Aramubwira ngo hari igicaniro cyubatswe iwanyu mu rugo. Yesu nashimwe cyane. Wowe ndagira ngo ngewe nkubwire unyumvire, numara kunyumvira hari business nshaka gukorana nawe. Ndagira ngo dukorane business nge nawe yo kujya gusenya igicaniro kiri iwanyu mu rugo. Yesu nashimwe cyane. Numara gusenya kiriya gicaniro, wowe urabanza wubakira Imana igicaniro. Numara kubakira Imana igicaniro, ugenda usenya igicaniro kiri iwanyu. Numara gusenya igicaniro kiri iwanyu, ikibazo cyo cy'ingabo z'Abamidiyani ziza gusibanga imyaka yanyu no gutwara amatungo yanyu no kuboneza kugira ikintu cyose mwageraho kiraza kuba gikemutse. Dore ibintu bishobora kuba bidahura. Bwoko bw'Imana kugira ngo uvuge ngo gutsindwa, dufate urugero kuvuga ngo ingabo z'igihugu zagiye ku rugamba ziratsindwa, imyaka twahize imyaka ntiyera, ibintu byose byanze, noneho Imana ikakubwira ngo biraterwa n'igicaniro kiri ahantu, biraterwa nuko Imana ya Isiraheli atari Imana mu gihugu aho ngaho, ahubwo hari ikindi kimitwe cyitwa Imana kandi atari Imana. Ibi ni ibintu byagorana kubyumva mu gihe nk'iki ngiki, aho isi igeze, aho iterambere rigeze, aho tekinoloji igeze, aho ubumenyi bugeze, aho iki, byagorana kubyumva. Ariko nagira amabwire ngo ijambo ry'Imana ngo uko Imana yahoze ni kwinda kwizahora iteka ryose. Imana ntabwo igihinduka, ntihindurwa na tekinoloji. Tekinoloji ya kwa advance umunsi ku munsi, ariko Imana yacu ko yamyina n'uyu munsi niko ikimeze. Yesu nashimwe cyane. Ijambo yakuye mu kanwa kayo karivugana n'uyu munsi niko rimeze. Ntabwo yigeze rivuguruza ngo ujye ngo noneho kubera ko aje ibintu binarihinduye. Igihe cyose habayeho kubakira ikigirwamana, Imana ntihabwe icyubahiro cyayo, Imana ntihabwe amaturo agomba kwihabwa, ntihabwe amashimwe agomba kwihabwa, agahabwa ikigirwamana, Imana irafuha. Iyo Imana ifushye rero ikupa umugisha, haba mu gihugu, haba ku muryango, haba n'umuntu ku giti cye. Yesu nashimwe cyane. Noneho amarayika w'Imana aramubwira ngo genda wubake usenye, uko nembwe ku 25. Nuko iryo joro uwo munsi Uwiteka aramubwira ati imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bayali. Nuvuga ngo ikibazo cyose ahantu cyari kizingiye kuri iki gicaniro. Ndagira mabwire ngo ibicaniro aba mu muco w'Abanyafrika cyangwa se wenda by'umwihariko nkoresha Abanyarwanda kuko ari bo nzi, nabo mu basobokuruza wacu wenda muri iki gihe abantu bahari muri generation ni bake cyane bazi bino bintu byo kuraguza, byo kuragura, byo guterekera, byo kubandwa. Ntabwo abenshi muri iki gihe ntabwo babizi, keretse wenda ababyiga, abiga amateka ngira ngo babyigamo, abandi mu nsengero, kubera ko ntushobora kumenya Imana ariko kandi ukamenya n'umwanzi muhanganye na strategy akoresha nuko ameze. Rero nabo barabyiga kugira ngo bamenye neza umwanzi wahanganye nawe uwo ari we. Ahandi hantu abantu batari badahura n'ibyo bibera mu isi yabo batazi ko bino bintu bibaho. Ariko igihe cyo ko Abanyarwanda ko babandwaga bakanaterekera bakagira gute, batambaga bino bitambo. Ibitambo rero batambaga bagiraga amasezerano bakoresha, bagiraga amasezerano basinyana n'iriya mizimu batambira, bagiraga imihigo bahigana nayo, bagombaga guhigura iyo mihigo nayo, bagombaga kubikora kuko byari ibintu bikorwa ari nk'idini ryemewe mu gihugu. Nta muntu n'umwe rero ushobora kuvuga ngo jewe kubera yuko imvutse ntigeze nsanga papa abikora cyangwa ngo njyane nge kubikora, ntago bindeba. Kuba byarakozwe na sogokuru cyangwa na sogokuruza, uyu munsi nanjye birandeba kuko izo mbaraga zabyo zindiho. Yesu nashimwe cyane. Ntushobora kuvuga ngo jewe kuko ntabikoze ntago byankurikirana, kubera nubwo utabikoze ariko harabikoze kandi arahindahiro, ahiga umuhigo, avuga yuko nutabikora ndetse avuga n'ibizakubaho. Ndabaho urugero rumwe. Iyo umuntu agiye, iyo hari icyo gicaniro cya Satani, umuntu akajya gutamba igitambo,
agiye gusaba uriya mupfumu kugira ngo amuheshe umugisha, akamubwira ngo genda uzane inka cyangwa se genda uzane ihene tuyita nk'igitambo. Arayitwara bakayibaga, amara kwibaga kuri ya maraso ya hene niho bagirira isezerano. Akavuga ngo ndagira ngo umugisha uhena n'urubyaro rwanjye, hanyuma abazankomokaho bose bazahirwe. Icyo ni icyifuzo cy'umubyeyi. Uko abisaba uriya mupfumu aramubwira ngo noneho rero birashoboka, ariko kandi nanone abazagukomokaho bose bazajya bakora nk'ibi ngibi ukora kugira ngo bazajye bahirwa. Nuvuga ngo mu buzima bwawe ugomba kubaho nawe ujya gutamba cya gitambo, ujya gushyigikira rya dini rya so yatangije cyangwa sogokuru wawe kugira ngo uzakomeze guhirwa. Nutabikora rero, iyo bavuze ngo niba atabikora rero umwero ntuzaza mu mirima yawe, amatungo yabo ntazororoka, ibyo bazakora ntabwo bizabahira. Niho hahandi uzasanga umubyeyi yari umukire cyane ariko abana bamukomotseho bose bagakena akabura n'umwe. Kubera iki? Nukubera yuko batigeze bakurikiza ya ndahiro ya sekuru wabo yari yararahiye. Bariho umuvumo ariko batigeze bamenya. Nta kindi kintu na kimwe gishobora guca ririya sezerano rihari, kuko aho ugenda hose riragukurikirana keretse imbaraga z'Imana yonyine. Niyo mpamvu iki gicaniro ku murongo 23 umva ukuntu biri ivuga, ku murongo 24 ngo Gideyoni ahera ko yubakira Uwiteka aho ngaho igicaniro cyita ngo ni Jehova Shalom. Aravuga ngo Uwiteka Imana na amahoro yacu. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo yabanje kubaka igicaniro ku murongo 24 cy'Imana, noneho asenya icyaba yari ku murongo 25. Bishatse kuvuga iki? Nuvuga ngo si imbaraga za Gideyoni zajya gusenya igicaniro, ahubwo ni imbaraga z'igicaniro cy'Imana zagombaga gusenya imbaraga z'igicaniro cya Bayali. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi rero tumaze kugera mu rusengero batubwiye batwigishije gusenya ibicaniro, ariko ntago batwigishije kubaka igicaniro cy'Imana. Rero niba dusenye igicaniro, niba turimo durwana no kubaka igicaniro cy'Imana, hari ugusenya igicaniro cya Satani, hakaba no kubaka igicaniro cy'Imana. Yesu nashimwe cyane, kuko ni igicaniro gisenya ikindi gicaniro, ni igicaniro cyambura ububasha ikindi gicaniro. Si umuntu wambura ububasha ikindi gicaniro, ahubwo ni igicaniro hano cyambura ububasha ikindi gicaniro. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo aha hantu tuhumve neza, nitujye no gusenga tugiye gusenya ibicaniro tubanze tumenye neza ukuntu turi buze kubigenza. No kuvuga ngo Gideyoni yarabanje yubakira Imana igicaniro, amaze kubakira Imana igicaniro arongera ajya gusenya igicaniro cya Bayali, ariko yabanje kubaka igicaniro cy'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo iyo aza kubanza kujya gusenyera Bayali atabanje kubaka igicaniro cy'Imana, byajyaga kugora Gideyoni kubona imbaraga zihangana na ziriya mbaraga ziri kuri kiriya gicaniro cya Bayali atakoresheje imbaraga ziri ku gicaniro cy'Imana. Yesu nashimwe cyane. So nuvuga ngo rero iyo ugiye gusenya igicaniro ntabwo uhera, ntabwo uvuga ngo reka mbanze ngende ngo njye mu bicaniro mbisenyagure. No, wowe urabanza ukubaka igicaniro. Kubaka igicaniro cy'Imana ni gute? Mbere na mbere ni ukubanza ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ubwo wamaze iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni ukurwana no kumenya icyo Imana igushakaho n'imbaraga z'Imana n'ubwenge bw'Imana n'ubuhanga bw'Imana. Iyo umaze kubimenya biguha kwizera ya Mana, kuko ni Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Yesu nashimwe cyane. Iyo wamaze kwizera ko Imana yawe ifite ububasha, ifite ubushobozi kuri buri kintu cyose, nta murozi n'umwe wabaho ngo agire imbaraga zagereranywa n'imbaraga z'Imana. Nta kintu na kimwe ku isi cyabaho cyagira ububasha cyangwa se cyagira imbaraga zagereranywa n'imbaraga z'Imana. Iyo wamaze kubitekereza gutyo ukabyizera, biguha imbaraga noneho zo kuvuga ngo iyi Mana nizera ngiye kwiyubakiraho, ngiye kwishikamaho, nimara kwishikamaho imbaraga zayo nizo zizanshoboza kujya gusenya ziriya mbaraga z'ibisekuru by'iwacu. Ko iyo umuntu agiye ku gicaniro, dufata urugero wenda nk'aya amakimbirane tugira mu miryango, inzika z'imiryango n'ibiki byose, umuntu akagenda akaba nk'iki gicaniro, mu moko y'ibicaniro nzababwira harimo igicaniro gitera ubukene,
aricyo nk'iki ngiki cyari gihari, aricyo kibazo cyari gihari uyu munsi igihe cy'Abamidiyani bakeneshaga Abisiraheli. Niba ngo igicaniro gitera ubukene mu muryango kiza gute? N'umuntu ushobora guhaka akamubwira ngo yewe nje ndaje, ariko hari impamvu inzanye. Unamaze ngo impamvu ni iyi, amwe ngo ngiye mfite wenda dufata urugero, mfite mwene wacu cyangwa umuvandimwe ntanyemera, aranyanga, arantoteza, agira gutanyiyemeraho kubera ko iwaba ari abakire, kubera ibiki n'ibiki. Noneho uriya kambaza ngo urashaka iki? Ngewe ndashaka ko iwabo hazaba ubukene. Urashaka ko hazaba ubukene? Ati yego. Ntabwo dushobora nta handi hantu dushobora gusinyira isezerano hatari ku gitambo. Nuba ngomba kuzana igitambo ku gicaniro, namara kucyashyira tukagirana rya sezerano aho ngaho, hanyuma akambwira andi mabwiriza nzakurikiza, ariko icyo kiganiro tukiganira ahantu hitwa ku gicaniro. Niba unavuye ngo na ahantu haba ni aho abantu bahurira bakaganira, na ahantu hahigirwa imihigo, na ahantu hasezeranirwa amasezerano, na ahantu iyo namaze kubivuga gutyo igikurikiraho niki we ni usigara azi ko azabigenza. Arambwira ati bazakene gute? Niba hinga ntibazahinga, kuko guhinga ko ntabwo umuntu yakubuza kweza kandi imvura yaguye wahinganye n'abandi ahandi hantu. Ahubwo ngo ntibazahinga, guhinga bajye bumva ko ari ibintu bisuzuguritse, ntibazanabikore, bajye bihugira kure. Icya kabiri, ntibazacuruze, igihe cyose bazabigerageza bazahombe. Icya gatatu, abana babo ntibazige, cyangwa se bazige ariko nibiga ntibazabona akazi. Nuzakabona ntikazagira icyo kamumarira. Amafaranga yose azajya abona agiye yarangiriza mu kabari no mu burayi no mu biki byose, ntihazagira ikintu na kimwe. Nuba ngo iri sezerano si ryo kwicuriya muryango. Iri sezerano nta kindi rigamije, icyo rigamije no kugira ngo abantu bazakene. Niyo mpamvu Abamidiyani bazaga imyaka itangiye kumera, mu gihe yakabaye yera ngo bayihinze barye, bakaza bakayisiribanga bakayimara. Igihe marayika y'Imana yaje kwa Gideyoni yambwiye ngo ikirimo gitera ibi ngibi, icyabambuye ububasha, icyabambuye uburenganzira, icyabambuye imbaraga, ni igicaniro kiri iwanyu mu rugo. Yesu nashimwe cyane. Rero ngo ugende usenye kiriya gicaniro kugira ngo ibindi bizakora bizemere. Rero iyo habaye igicaniro nk'icyo umuntu yagiye akagitangaho igitambo, yamara kugitangaho igitambo agasaba icyo cyifuzo cye kubahirizwa, uyu munsi niyo mpamvu ahantu henshi muzasanga bakubwira ngo abana bo kwa runaka bagira ikinyabupfura n'abana beza, ariko bafite dayimoni yebananiye, niyo yafashe miliyoni ayitwara mu kabari, nta minsi ntashobora guhembwa ku wa gatanu kugira ngo ku wa mbere uzasanga gifite amafaranga. Kubera iki? Nuba ngo kiriya gicaniro kimukurikirana, kiriya gitambo batambye ku gicaniro kubw'ubuzima bwe, ntago bavuze ngo ntazabona amafaranga, ahubwo baravuze ngo nayabona ntazagira ikintu amumarira. Kiriya gitambo batambye kuri kiriya gicaniro, ntago bavuze ngo ntazige, ahubwo baravuze ngo niyiga ntibizagira icyo bimarira. Niyo mpamvu uyu munsi uzasanga hari abantu bize bavuga ibyongereza byinshi n'ifaransa byinshi, ariko wareba ubuzima ugasanga ntiwanamutungura mu mwaka n'amafaranga 500 ayabona. Kubera igifaransa arakizi, icyongereza arakizi, imibare arayizi, ekonomi arayizi, ibintu byose byo bamubaza arabizi, ariko ntuzamubaze ubuzima bw'uko buteye. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko mu kazi bakora akazi neza, no mu kazi ntago bamwirukana. Akazi ntakica agakora neza, ariko iyo asohotse mu kazi arara mu kabari mu gitondo akagaruka kongera agakora akazi neza. Nuvuga ngo mu kazi nta kibazo afite. Ikibazo gihari nuko atagomba kuzasarura ya myaka ngo ayihunike mu kigega n'abazarye, hanyuma abone umugisha uvuye mu maboko y'ibyo yakoreye. Isezerano riherera rivuga ngo ntazagire icyo azafata. Icyo ni igicaniro cy'ubukene. Bwa wundi bukurikirana umuntu niba bavuze ngo uzakomoka kuri kanaka, igihe cyose uyu nguyu yarambwira ati noneho nawe uzajya ubizirikana, uzajya uhora uzana iki gitambo. None asaza abatagukomokaho bazahore bazana ibi bitambo. Niba ngewe ndimo ngenda ntamba igitambo kugira ngo abana badige bazakene, buri munsi mpora njya kubacunga aho bageze. Uwiga ngomba kumenya aho ageze, warangije kwiga, wabonye akazi, ngomba gukurikirana ubuzima bwe bwinshi ukuntu bumeze, kugira ngo ndebe niba bya bindi bambwiye birimo gukora. Izo ni imbaraga z'igitambo gitambirwa ku gicaniro. Rero niba baravuga ngo theme cyangwa se intego y'amasengesho irimo navuga ngo nugusenya ibicaniro bya Satani ku buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Nugusenya ibicaniro bya Satani ku buzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bwiza, tubashe kubaho tugaragaza icyubahiro cy'Imana ku buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Rero biragoranye ko ushobora kugira ikintu, hari ibintu byinshi twitirira
uzivuga abantu bagenda bavuga ngo ubukene bwarateye, ubushomeri buri ahantu hose. Yego ndabyemera, ubushomeri bwabaho, ariko se kuki hashomera we gusa, kuki abandi bo badashomera? Ese kuki ubukene wumva ko bwakwibasira we kanaka n'inzu yo kwa runaka, iyo kwa runaka ko batageramo kandi mu bana? Ahara wasanga hari igicaniro kiri hari inyuma y'ubuzima bwawe kigukurikirana. Icyo nuvuga ngo isezerano umuntu atangiye ku gicaniro ndiyo rikurikirana ubuzima bwa baba. Niba agiye akavuga ngo iki gicaniro, iki gitambo nzanye no kugira ngo abana bo kwa runaka ntibazashake, abanjye batarashaka. Niba bavuze ngo abana ba mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye ntibazubake, abanjye batarubaka, cyangwa igihe cyose ibyo bazajya kubona ni kubaka bazubaka ariko abanjye barangije kubaka. Ntimushobora niyo wagira gute, uzarambagizwa guhera umwaka wa mbere imyaka 6 batangira kurambagizwa imyaka 22 ugeze imyaka 40 ntawe urakubwira gupfira mu nzira. Kubera iki? Hari igicaniro gihari cyatambaye igitambo kivuga ngo ugomba kuzashaka uko abanjye bamaze gushaka. Nuvuga ngo niba afite umwana rero umukobwa w'imyaka 7 cyangwa 8, uzategereza ko abanza gushaka kugira ngo nawe uzabone gushaka. Azajye kugeza ya myaka 20 ugeze mu myaka 50 gushaka bizaba bigikunze, ubona ngo byarangije kwanga. Kubera iki? Hari igitambo giye natambiye ahantu ku gicaniro, ndavuga ngo ibi ngibi nshaka bizagende kuko nguko. Ubwoko bw'Imana biravuga ngo ubwoko bwanjye ngo burimbutse buzize kutamenya. Yesu nashimwe cyane. Ubujiji burica, kutamenya birica, kugendera gusa mu kigare birica. Iyo umuntu amaze kugerageza ibintu inshuro nyinshi binanirana atangira gucanganyikirwa, agatangira guta umutwe, niho hava kutangira kwirukankira mu bapfumu no mu barozi. Iyo agiye nanone nta kubera ko atazi icyo agiye kwivuza, aragenda agatangira gutanga ibindi bitambo nanone bidafite epfo na ruguru. Rero nagira mubwire ngo muri aya masengesho tugiye gukora y'imisi 21 bwoko bw'Imana, nimuze dusenye ibicaniro bya Satani. Nimuze dusenye ibicaniro bya Satani kugira ngo tubashe kubaho. Biravuga ngo Satani ngo nta kindi cyamuzanye, ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Ngo ariko Yesu Kristo yaraje kugira ngo intama ze zibone ubuzima, ngo kandi zibone bwinshi. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo tubone umunezero, kugira ngo natwe tuvuge ngo shalom. Kuyo bavuze shalom ni amahoro, ariko bitandukanye no kuvuga ngo peace. Shalom ni amahoro mu bukungu, ni amahoro mu mutekano, ni amahoro mu iterambere, ni amahoro mu iyo tuvuze ngo shalom tuba turimo kuvuga ngo ni amahoro ubuzima bwacu bwose. Mu mutekano turatekanye, ubukungu buragenda imbere nta kibazo, ibintu byose birakorwa neza, ibintu byose ni amahoro, turaryamya tugasinzira, abana bariga, inka zirabyara, business zirunguka, ibintu byose bimeze neza. Aho no twakicana tuvuga ngo ni Jehova shalom. Ntushobora kuvuga ngo shalom waburaye, ntushobora ngo shalom waraye birukanka nta mutekano ufite. Tuvuga ngo rero Jehova shalom niba dukeneye kuvuga ngo ubuzima bwacu dukeneye kubona amahoro y'Imana, dukeneye gusobanukirwa neza n'iki cyatwimye amahoro mbere na mbere. Ni ikihe gicaniro gishobora ko cyubatswe iwacu kinkurikirana kirimo kumbuza amahoro yanyu? Nkeneye kugenda nkasenya kiriya gicaniro, namara kugisenya noneho nkahagarara ku gicaniro cy'Imana, nkubaka igicaniro cy'Imana. Nzababwira ukuntu ushobora kubaka ahantu uba. Niyo waba uba muri chambrette, ufata icyumba ukakita cy'amasengesho, kandi chambrette ntigira ibyumba, no vuga ngo naga ni salon, ni uburiri, ni ibintu byose. Ariko ushobora gufata ahantu niyo haba muri meta, ahantu hangana nk'amavi yapfukama, nkavuga ngo ahangaha na ahantu ikindi gicaniro niho nzajya nza nkapfukama, niho nzajya nza nkasengera. Igihe cyose nzajya ninjira mu nzu hano, mbere yo kugira ikindi kintu nkora, mbere yo kujya muri douche, nzajya maza mpfukama ahangaha nambaza Imana yanjye. Yesu nashimwe cyane. Navuga ngo ni wowe wishyiriraho ahantu ho gusengera, ni wewe wishyiraho uburyo bwo gusengamo. Ntabwo ari umuhanda uzaturuka runaka uzakwigisha uko usenga. Ufite umwuka w'Imana muri wowe kwigisha uko usenga. Icyo tugufasha gusa ni kimwe, ni ugufashanya twese, actually ni ugufashanya twese kugira ngo tugende tureba ni buryo ki twayoborana muri aya masengesho, ni gute twasenga, ni iki twakora, ni ze mpinduka zaje, ni gute twabigenza. None wowe ukubaka igicaniro cy'amasengesho mu nzi wawe, ukubaka igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe, ukarinda ururimi rwawe kuruvugisha bidafite umumaro, ukarwa no kugira ngo mu ntekerezo zawe hatazamo bidafite umumaro, ukarinda umutima wawe ukirinda kuwandurisha bidafite umumaro. Igihe cyose muri wagahora harimo indirimbo z'amashimwe, hagahora harimo ibyanditswe byera, hakaba harimo amagambo yo gusingiza Imana no kuvuga Imana, hagahora harimo kuvuga Imana. Umuntu yagusuhuza ukavuga Imana, waryama ukavuga Imana, wagenda ukavuga Imana. Si ukurondogora, si ugucika urondogoro, ahubwo ni amahame wiha iyo umaze kubaka igicaniro cy'amasengesho muri wowe, iyo umaze kubaka igicaniro cy'Imana muri wowe. Hari umuntu umwe ujya usetsa cyane, yamwe agafite umuntu umurokore ngo ni umuhanuzi ukomeye, atari ko ntabwo nduva umuntu utukana nawe.
ataravuga ngo uriya muntu ngarakubitwa n'inkwara agapfa nawe kandi yariza kuvuga ngo mvuga ukuntu Imana yambwiye nuvuga ngo numuhanuzi utukana aho uwo muhanuzi utukana sinza ibyo hanura ibyo ari byo ashobora kuba wenda afite impano ariko akaba ari discipline rero kugira ngo wubake igicaniro cy'amasengesho muri wowe hari ibintu byinshi wirinda mu buzima bwawe wirinda kuvuga nabi wirinda umushiha wirinda kurakara wirinda gutongana wirinda kwicarana n'abakobanyi wirinda cyane gisa nacyo nuvuga ngo ugerageza igihe cyose guhora buri munota kutambutse urimo wibaza ngo umutima wanjye navuze iki ese natekereje iki ese nakoze iki kuntu ushobora kubaka igicaniro cy'amasengesho kizasenya igicaniro cya Satani ucyubakire ku matiku n'intonganya zihora mu mutima wawe ntabwo byashoboka kuvuga ngo niba ukeneye kubaka igicaniro muri wowe kigiye gusenya igicaniro cya Satani cyo mu bisekuru by'iwanyu bigera kuri 3 cyangwa 4 cyangwa 6 cyangwa 7 ntabwo uzagisenya ujenjeka ngo bishoboke ahubwo nugicokoza Satani azagukubitira rimwe utabishoboye ntabwo nakubwira ngo bireke kugomba kubishobora mu izina rya Yesu beba ngo ntabwo ngo dushozwa byose na Kristo duha imbaraga shaka Kristo guha imbaraga hanyuma ubashe gusenya ibyo bicaniro by'iwanyu niba umuntu avuze ngo aba kwa runaka uzuzu umuntu avuga ngo ariko ngo abantu muri hari muri amuryango byaratuyobeye kugira abakobwa beza ariko ntibajya bashaka bahoraho akabaho bakaza vuba imvi zikaza mu mutwe bagasazira aho ngaho nta n'uwakurambagije mu bwenge ati nta n'ubigeze aza kubera iki impamvu wataje igicaniro cyacaniwe ahantu umuntu atwara igitambo aravuga ngo giye urushako rw'abariya ndarutamye ndaruguze abariya bakabaye bashaka ngenda ruguze hazashaka abana banyu ikiguzi dore ngiki ni gitambo ndagitanze yamara kugitamba bagakorana isezerano iyo maze gukorana isezerano biba birangiye Yesu ashimwe atero ry'Imana ndagira ngo mbasabe rero ni muze duhagarare dusenga Imana tuzagenda dusesengura igicaniro ku gicaniro turebe n'amagambo yagiye havugira kuko hari igicaniro cy'Imana hakaba n'ibicaniro bya Satani ibicaniro bya Satani rero biza birimo bisa nkaho bivuguruza bishaka gusenya ibyavugiye ku gicaniro cy'Imana nivuga ngo umugambi wa Satani ni uwuhe nuko amasezerano yawe iby'Imana yagusezeranyije iby'Imana yakubwiye byose bitazagera gute bitazabaho ku buzima bwawe niba Imana igusezeranyije umugisha umugambi wa Satani nukuza gukupa wa mugisha niba Imana ikubwiye ngo nzakora iki niki Satani aza kuvuga ngo ni nko kuvuga hari umuntu ndayakunda kuvuga ngo ni worora ngo inkoko ngo ngiye ngo nzorora ngo agaca nakanyoni karya inkoko nivuga ngo gene norora inkoko worora agaca ni norora inka worora intare kandi intare zirya inka ibyo nkoze byewe urazana ibibirwanya nuko Satani tubana nawe ukora iki ngiki agakora ikiza kukimira ubyara umwana akabyara uzamuroga worora inkoko akora agaca kazaza kurya ya nkoko ikintu cyose ugerageje gukora Satani akora ikiza kukivuguruza kugira ngo cya kintu batekerezaga ntikizagerweho rero nta handi hantu ushobora kubona imbaraga zihangana na kiriya kintu keretse mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo honyine keretse mu gicaniro cy'Imana cya kintu uhagarara ukavuga ngo dore Imana nabonye Imana yaravuga ngo ndeka bisobanuke uyu munsi bimenyekane ngo abantu bave mu rungabangabo niba Imana y'Israeli ari Imana reka Imana niba nabaye ari Imana reka nayo Imana uwo munsi yabivuze yasanye igicaniro cy'Imana amaze kugisana Imana y'Israeli irigaragaza ndagira ngo nkubwire ngo numara gusana icyo gicaniro cy'iwanyu numara gusana igicaniro cy'Imana numara gusenya ibicaniro by'iwanyu mu bisekuru by'iwanyu n'ibinyirakuru by'iwanyu Imana y'Israeli zigaragaza kandi zakubera Imana y'umujibaho umugisha tuzahure nanone ejo dukomeza inyigisho Imana y'umujibaho umugisha dushima Imana nyiribihe byose cyubahiro ni cyawe turagushimiye uri Imana ivuga kandi gasohoza uri Imana ikora uri Imana itegeka bikemera Mwami turakwingiza kugira ngo mu gihe nk'icyo twambika imbaraga uturinde ibiduca intege uturinde ibitunaniza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti Mwami Imana ngwino twambika imbaraga dusenye ibicaniro byo mu bisekuru by'iwacu dusenye ibicaniro by'aborozi ku buzima bwacu dusenye ibicaniro by'abapfumu n'abakonikoni Mwami Imana twubaka igicaniro cyawe maze tugwe ngo Jehova Shalom urakoze nyiribihe icyo rero ni cyawe mu izina rya Yesu amen.